Mura no mu nzozi sinzi yambitekereza kuko nakundana nawe. Nashatse n'uburyo na tekinika. Boss, no muzigo nari muzaniye ndewe nimba wagwamo tu. Naye yamuhaye kare kubesha. Njye ugiye kungurira imbiriti ngo imbiriti za telefone ni bike. Reba iyi nkoni. Oya. Nari kumuvuna amaguru. Usubise hota mukuru. Ugiye kuzindutse muri iki gitondo. Ngiye ku istante. Oya ntago bishaka. Ubuyobewe yuko ibyakubaye ejo bundi ntago bize. Ibyo telefone za mukuru wawe. Nyamara Shema ugiye kunanira. Ibyo bintu simbishaka, ntago bishaka na gatoya kubera ko ushaka kunanirana. Sikangiye kwira abajama banje ko twigira Umva mbese izo mvugo mwihaye. Abajama sabajama ni biki? Abajama ni biki? Ko nari kumva kirimo cyari cyo. Abana b'inshuti yawe. Wowe ubwo ahubwo niyo mpamvu ugiye kunanirana. Kubera ko utangiye kuyindi mizitarizo. Nta rusoni. Suzi uko nkukunda. Suzi uko nta kintu wajya gumburana. None se nuko ushaka kunanira. Amapira ni ibyaciye ariko ntibizasubira. Ntabwo bizasubira. Ugiye kwihana. Ibintu by'ubujura ntabwo ari byiza kandi uko nta kintu biza mu rugo rwanjye. Banza ngo utuntu twiza, mukuri inkweto nziza. Wowe ko uzamutse n'amaradiyo se bitewe mura. Naramutse se. Waramutse. Wayibonye? Yego nayibonye. Usanze ndi kubwira murumuna wawe ngo yihane. Ntabwo kimama puzi byana dore. Uzi ibyana byo muri iyi minsi byarabuze uzi ukuntu bimeze noneho n'iyi corona biba byakwamiye mu rugo bivuga ute wapi ntabyo kuva mu rugo noneho uhura n'icyana habe no kugukoraho njyuzi ngo muri iyi minsi hari icyana nakwiteza ubyemeye arabyemera ubyanze agacisheni nta birenze ngo bari gusomanira corona urayinida mwana wowe waguha kabezo kurabizi dore n'iyi corona hako mwana kwema yanagushiramo n'imiyaga dore ase ubundi mazi ibintu by'ibyana reka tubyihorere kuhori warabuzemo mani mazi iminsi ishene so ufata ejo ubone nekaraze ku kimizigo ndagase nose mazi iminsi ishene nose n'abantu bari muri gereza ko babafunguye kubera iyi corona wowe ko ntakubo ubwo baba bafite gereza babafungiye nese niba nimfungiye muri gereza y'inzara nimfungiye muri ibya ubwo ndabyumva wakoze ibyaha bikaze ibintu by'ababebe byihorere mane batazana gufunga dore byatari ariko uzi Venisenge Nazo bimaze bite? ngiye guhiga ikofi ibyara bizara kandi bitiri ana 18 Bimaze bite dezo? salama mushuri Bimaze bite? salama ubi noneho yambaye itisi ndagase ibintu byabigezweho. ariko n'amatisi wayakozemo uducupa Ubu rero iyi radiyo uyu murumuna wanjye atangiye kwigira nabi ariko ikibitera nuko nta kintu cyo gukora bafite akabona umwanya wo kujya mu ubukozi bw'ibibi sibyo usanze ndi kumubwira se yuko yitwara nabi nibyo usanze ndimo mubwira ubwo rero ngiye natekereje ndavuga nti muri iyi minsi hari gahunda ya leta bari kwigira kuri radio hacaho amasomo navuze reka mushakire radio bayikore neza nyimuzanire noneho ajye yigiraho kugira ngo wa mwanya yataga yagiye kuzerera aba yicaye kuri radio hacaho amasomo yandika nanjye nzajya mufasha iyi radio rero nice nyizaniye Shema wabyumvishe ko mukuru wakuzanira radio kugira ngo ujye wigiraho uko ugomba gukurikirana amasomo kuri radio kugira ngo bazatangira kwigisha hari ahantu maje kugera ataranabyibagiwe niyo radio rwose mukuru aragukunda iyi radio nico nyizaniye mukuru aragukunda Shema wabyumvishije Sine ibintu by'amaradio munzaniye wakwijya kuri radio ugafata reka kanyana nakujya kuri radio wamwumvishije ibintu by'amaradio reka nanabikoranye aratunaniye kabisa umva rero umva Shema ubundi uboneka ko mukunzana amaradio iki gihe kwa kirikare nzaho ndabyigira ameza aracyahari nabyo kujya ku maradiyo reka umva kwigira kuri radio bigufasha kwibuka amasomo yo mwize mbere iyi minsi uri kuntungura ejo bundi nakubonye watebeje none dore uri kwitisi agaconga agashati kameze neza oya niko bimeze dore yuko n'ejo bundi insengero dore bazifunguye nuko ugira umuntu twaya tujya gusenga none se reka nkube ubushatse kumbwira ko wowe ubundi wari usanzwe ujya gusenga
warakijijwe mbere aho nakijijwe nyine nkakizwa neza nenje agakiza ubu namwe ndi kubashishikariza kuba twajya gusenga dore ko n'insengero bazifunguye tuvugisha ukuri njye mbwira ahantu ugiye kuvumba ndakuzi wowe oya nta kuvumba uko warunze imbere siko meze ako se wihura kudushishikariza gusenga reka oya gusenga ni byiza bene ahantu uri kugenda ngo mu rusese si biriya by'amatangazo numvise oya bene data ngo bimwe ngo byo gutura honora bene data nose reka nkwereke naturaga senkani none se online senkani barayitura bagenda amafaranga makeya ni 99 reka ubu wajya kureba pasiteri nta maturo uramuha oya wamubwira ngo iki ibyo ngibyo waza ugasenga no gutatura nta kibazo upfa kuba ufite umutima wa muhungu we ushaka ngo muzatangira mu mutwe ari zero nta kintu wibuka niyo mpamvu ugomba gufata radio amasomo agacaho ukagenda wiyibutsa ibyo mwiza kugira ngo nimutangira utazatangirira kuri zero nicyo bimaze shema nibyo bituma umuntu akomeza kugira ubwenge sibyo kandi ugomba kumvira umubyeyi wawe kumvira na mukuru wawe oya noneho tubyihorere bibaye itegeko azajya yigira kuri radio ndiko nawe ushatse kutunanira itegeko none iyo umuntu mubwiye ikintu ntacyumve ni itegeko akira ahubwo yibika kuko uzayigiraho n'itegeko ntabwo guhera uyu munsi atangira yigireho ntabwo yatunanira agomba kutwumvira uri mukuru we nkaba mama we kuki atatwumvira nabonye aricyo kintu wenda cyamuhuza kugira ngo atazongera kwiba kuko akagiye kwiba ahandi byadutera ibibazo tugomba kumukanira uko bimeze agomba kujya hasi yacu agomba kutwumvira se yaba atatwumvira urumva twazamushobora ntabwo twamushobora kandi wowe ugomba kumukurikirana cyane sawa ubwo nuko bimeze none se mama Kate kumuhagaritse muri uyu muhanda ni ubuhoro cyangwa nanjye mba gukumva ko navuze kuri inshuti yanjye shawura inshuti yanjye kabisa ikomeye nuko rero hanyuma se amakuru y'awa muhungu wawe amakuru y'awa muhungu wanjye ni ukuvuga ngo mbese yashatse kutunanira ariko mukuru we yamuzaniye radiyo kugira ngo ajye yegera kuri radiyo ave mu rugo agume mu rugo yere gukomeza kuzerera kugira ngo yere gukomeza kugira ububandi biriya rero byo kutiga niyo mpamvu ishuri ari ryiza ku mwana ishuri ni ryiza ku mwana azajya afatira amasomo kuri radiyo wenda hari buriya hari ikizavamo hari icyo bizatanga nanjye rero ndakuzindutse ufite inkuru nziza uzi ko nyine nta kintu na kimwe cyahaba sinkubwire umva ubu ngubu ngiye gutanga umusanzu muri ejo heza ejo heza ni ibikima ejo heza rero ni ubwizigame bw'igihe kirekire igihe kirekire se ni ibiki ubwo rero icyo nshatse kukubwira ni amafaranga wiyandikisha muri ejo heza ntabwo ndi kubyumva neza ntabwo wabyumva niyo mpamvu nazindutse mu gusobanuriza ejo heza se ni mitiweli bahinduriye amazina ejo heza ni ibikima binsobanurira ntabwo ndi kumva ibyo ari byo oya ntabwo ndi kubyumva nibwo nabyumva ngewe ntabwo ari mitiweli bahinduriye amazina uzi ko se twatanze mitiweli none se ejo heza ubwo rero ejo heza ni ubwizigame bw'igihe kiri imbere kizaza bishatse kuvuga iki se yaba umunyamahanga utuye mu Rwanda yaba umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kugira gute kujya atanga umusanzu we ni umusanzu ujya utanga buri kwezi bagendera ku byiciro by'ubudehe noneho rero mu zabukuru cyagiye bitangwa na amasaziro tukazagira amasaziro meza ni konti umuntu afunguza ni ukuri ubwo rero ukurikije icyiciro cy'ubudehe ubarizwamo hari amafaranga utanga hari nayo leta igushiriraho bityo wazagira imyaka 55 ugatangira guhembwa ugahembwa nk'umuntu wose nk'umukozi wa leta imbere y'Imana ntago Imana ireba ngo watuye Imana ireba uko umutima wawe umeze niba Imana itabireba pasiteri arabireba oya ntago ari gukeneye imeze nanjye ni gucyo bwa mbere nagiye bimeze ariko naje gusanga ariko niba Imana itamenya ngo watuye oya ubundi irabimenya uko tubizi ariko pasiteri we ntacyo waza umubwira ngere ubu ngubu nanjye no mu masengesho shagenda usenge aho buriya rero nawe mwazagira gucyo mukaza imbere y'Imana nawe umenyera undi shagenda ujye gusenga agenda urusengero rwa mbere ni mu mutima genda kuzi urusengero nubatse mu mutima wanjye kunurunga ingandebera nk'akajama kaba kaje hano kigiza agapasiteri ejo bundi kari akajura ari n'akarara gashimuta n'abantu ntabwo muzi ngewe nzanasenga nsinziye kuko urusengero rwanjye ruba mu mutima aho kugira mpinduke kuri njye ntanabyihorera
buri umwanya yafashe ari gutekereza kujya gusenga yabuze umwanya yashaka igitoki yajya kwibamo. Mureka buri ubwenge uriya nta n'ubwenge afite nose uriya wabona arya no kwa nyina sha ntawamenya ibitoki biri kunagana n'abazamu barimo afata umwanya w'ubusa ngo agiye kujya gusenga shaho geta bari danje umujama baza n'imiteto hano ngo njye gusenga atapanze purane zo kwibitoki. none se mama Kate ayo mafaranga umuntu yatanze aba yizewe aho yashize ku buryo wazana ikintu ukaba wayabona cyane rwose erega ni konti none si ubikije amafaranga muri konti ntuyabona ubwo rero agenda ya nimero yawe ya konti bakayihuza n'indangamuntu ubu Kevin naramutangiye Kate naramutangiye nanjye ubwanjye naritangiye ni ukuvuga ngo ya mafaranga ubu ninja kuyatanga message muri telefone irahita isoni nyereka ko amafaranga bayakira ujyemo ndajyamo biragoye habirenze ndajyamo tu reka nkubwire utaye amafaranga yakura he ya Kate ya Keve nawe naguze inkoko eshatu zitera buri munsi itera amagi 3 aya 3 wayakuba n'ukwezi bikaba ibihumbi 9 mu bihumbi 9 nje ntanga 1800 ko ni mu cyiciro cya gatatu urumva twese nayo ngayo bivuze ngo iyo upfuye rero ikiza cy'ejo heza iyo upfuye uhambwa neza kubera ko ya konti baha umuryango amafaranga bakanaguhambisha neza urumva nanjye ndajyamo ngira ubwiteganyirize cyane niko bimeze nzasaze neza n'abana banjye basaze neza rero kora duhuriye mu nzira kandi kwihuta nawe urimo kujya gucuruza hari imfashanyigisho irebera uyu mugore nawe ubu ngubu ari muri ejo heza ubu rero barakwereka amafaranga ugomba gutanga bakwereka amafaranga leta iragushiriraho bakwereka ku myaka yawe yo kuzafata ayo mafaranga aka gatabo nakazanye ngo gasome ntawe utabijyamo kabisa ikindi kandi mukangurire na babadamu mwamwicaye mwabuze abagira mu bakangurira nabo ku buryo bagomba kubijyamo bose ntawe ndasiga bose ngomba kubashishikariza bakabijyamo reba no mudamu zanasaza neza rwose natwe tugomba gusaza neza aho tugeze tugomba gusaza neza ariko guzi umuntu ko yashaje asabiriza rero mu rwego gusabiriza leta izajya twihembera twisazire neza twicaye mu rugo twemere nk'abazungu tugomba mugani waba batoye ngo tukimanukira ni byiza mama Kate urakoze kanihute njya gucuruza n'umuhungu wanjye bose bose ngomba kubandikisha bakajyamo nkabateganyiriza kugira ngo bazaze neza nige nazaba ndi none kubona ubutaka bwabaye bukeya se reka nkureke rero cyane ukuri mane y'umugisha kabisa urakoze bye ariko ubundi peti igisebo ni n'igisambo akareka byose ndabikubwiye ubundi si ujya telefone ka mukuru wawe ubundi cyangwa gitabisha peti noneho njye narumiwe ubundi wowe wiba gute mukuru wawe ungana gutyo ushaka kwigira akabandi ubundi wewe soko uvuga ngo urakana Yesu yosura yawe kwemera ko umwana Yesu sura nk'ibira ntago bizi iki se ngenda kana ayimenye stabinga kandi ndimanukira manuka sujya he cyangwa uri zamukira urumva ndakana Yesu n'Imana irabizi uri kubyumva asa ubundi uyu mupeti ungana gutyo niwe uri kukumenyera wamukubita si ubundi wamukomeza kubitiye n'uyu nakoshe ngo ni mukuru reka nkubwire nyoko se ntago yagabuye ugishira umutima hamwe shyiramo urushyi ariko shyiramo urushyi uri kubyumva neza igishira umutima hasi iyi filime ntago yajya aramusina filime wakubita umuntu ungana gutyo niwe ukumenyera kubita mu nda ariko umwana nakajya amenyera umuntu we kubita bita byane kubita ariko kubita neza kubita we si waje mu nasanze mu byo waretse nk'agakubita rero muyobozi kimwe muri kwiyenza ko uyu mwana byagenze bite muyobozi rero urabizi ngende n'akana Yesu sibyo akana Yesu uri gucima ibi kankubwire muyobozi kankubwire ukuntu ibintu bimeze uyu mwana ngenda ndi kumuhana ndi kumubuza ejo bundi bavuze ngo kwebye telefone kuki ukora musanga mu bibazo koko bavuze kwebye telefone nandi kumubwira mu makimbirane nkaya ngaya nandi kumubwira telefone ujya kwiba mukuru wawe gute nase mukarwana oya buretse nawe mukuru abantu bakarwana uri hano ntubakize dore niwe ho mukuru abantu ntibashamira nuhari akubundi muyobozi uramfatira ufuri kubera ikibazo mbaza iki oya ntago ari byiza niba abantu bari umuna bawe ukwiye kubaha nawe ukabagira inama